ariko nari ndimo ndeba ku mbuga nkoranyambaga z'ibindi bihugu Ngonga yabaye umusitari pe nabonye i Bugande ho byasaze bo n'amashusho bashyiraho afite abafana hariya none bavuze bati naza ahubwo yiyamamarize hano kuyobora nabonye hari constituency hano hafi y'ahantu nakuriye hitwa za Masaka bakoresha ifoto ye bati uyu nguyu yaje akiyamamaza rwose yatorwa iwan 100%. The night on TV, you there? Okay, njyana muri Guinea Equatoriale rero. Muri Guinea Equatoriale rero ni inkuru ndabanza nyigusomere. Reka ntega amatwi. Ni umuyobozi wafatanwa amashusho 400 amugaragaza asambana n'abagore babakomeye barimo na mushiki wa president. Nyamara uyu mugabo ashatse yanakwitegura ashobora kugera ku Mana vuba ikajya kubaza ibyaha yakoze. Cya gihugu umuntu yari afite badge yanditse ngo ndi umugabo wa mushiki wa president. Ni muri Gabo. Muri Gabo. Ibyo bigakorerwa badge. Uri ni mushiki wa president? Hano haragiye ati umuyobozi w'icyo kigo rero wana iri nta inzira yitwa ni umuyobozi w'ikigo gishinzwe gukora iperereza n'imikoreshereze y'imari yitwa ANIF yitwa Baltazar Bank Ngonga yafatangwa amashusho arenga 400 amugaragaza asambana n'abagore benshi barimo n'ababa bayobozi ndetse na mushiki wa Perezida Theodore Obiang Mbasogo. Icyo ni icyaha kitaburanishwa. Aya makuru amenyekanye ubwo ku mbuga nkoranyambaga hasakaraga amashusho menshi agaragaza Ngonga asambana n'abagore batandukanye. Hako se Ngonga ajya kwigongesha ibyaha ayo mafoto yafatiraga. Aya mashusho rero yashyizwe ku karubanda nabo mu nzego z'umutekano bari bataye muri yombi Ngonga bamukurikiranye icyaha cyo kunyereza umutungo. Nyuma ubwo bamusakaga basanga abitse muri mudasobwa ye ayo mashusho arenga 400. Yafatiraga ikiza hari yajyaga agira ngo ajye komeze yibutse kuyareba hari. Bivugwa ko ubu busambanyi bwabereye ahantu hatandukanye abari kuri YouTube mbereke Ngonga harimo mu biro bya Ngonga mu mahoteli no mu bwiherero kandi ngo igihe cyose yabikoraga habaga hari kamera zifata amashusho. Ariko Ngonga ashobora kuba arwaye mu mutwe mu bwiherero bikomeza ariko buretse gato ibintu bikomeje kuba bibi. Umwe mu bagore bagaragaye mu mavideo y'uriya mugabo yiyahuye yapfuye urupfu rudasanzwe. Urumva bisanzwe ibyo bintu hano ndabibona kuri X sibyo no mushuti wanjye kandi ni true aragira ati one of the women involved sibyo in the Equatorial Guinea scandal tragically took her own life according to the reporter. Yahise yimanika. Ari bwimanike gusa. Wimanitse uramuzi se? Nuko tutamugaragaza ndashaka mukwereke. Yahise rwose avuga ati kwisha maneno naondoka. Tambwa ko ari mushiki w'umunyakubaho. Oya agomba kuba yari umugore w'umwe ahubwo mu bavandimwe buriya muntu. Mu superstar se bayirutse gufatira mu bwerero. Amakuru yangezeho dokomeze. Muri rusange nk'uko ibinyamakuru bitandukanye byabitangaje Ngonga yasambanye n'abagore barenga 200 barimo aba bakomeye muri iki gihugu n'abayobozi bakomeye harimo kandi mubyara we n'umugore w'umuvandimwe we Vice President wa Guinea akaba n'umuhungu wa President Obiang Theodore Obiang Mange yatangaje ko gukora imibonano mpuzabitsina mu biro bitemewe ateguza ko uzafatwa azirukanwa mu kazi. Mange uzwi nka Theodorine yagize ati imibonano mpuzabitsina ntiyemewe mu biro hashyizweho ingamba zo kubigenzura kandi umuntu uzongera kurenga kuri iri bwiriza azahanirwa imyitwarire mibi anirukanwe. Byari bisanzwe noneho buriya barabikora cyane. Dukomeze. Ntabwo haramenyekana impamvu yatumye buri uko Ngonga yasambanaga n'aba bagore yahitagamo kwifata amashusho n'ikihishe inyuma y'icyemezo cyo kuyabika kuri mudasobwa. Ngako agakuru. Revo nayo ndabona iri ibibazo ariko Ngonga rwo ariko nari ndimo ndeba ku mbuga nkoranyambaga z'ibindi bihugu Ngonga yabaye umusitari pe nabonye i Bugande ho byasaze bo n'amashusho bashyiraho afite abafana hariya none bavuze bati naza ahubwo yiyamamarize hano kuyobora nabonye hari constituency hano hafi y'ahantu nakuriye hitwa za Masaka bakoresha ifoto ye bati uyu nguyu yaje akiyamamaza rwose yatorwa iwan 100%. Hano baza kubona uburyo twakozwe urugero urabona nk'aha ngaha siwe niwe dore aho bamushyizeho aravuga bati tora urumva honorable Baltazar Ebanga Ngonga
bamushyira ku birango by'ishyaka riri ku butegetsi rya NRM urumva bati MP Masaka constituency ubu ni umudepite mission hano n'utuntu twagiye dusohoka nyine ku mbuga nkoranyambaga izi nizo twakwita pokopoko bakavuga bati all women to get jobs ngo abagore bose bahita babona imirimo ari ahantu nabonye muri Kenya nabo bahise bamuteraho mbona Tanzania uyu ngira ikintu mpanura ngo ashobora gupfa ubundi nk'abashinzwe umutekano bashyize ariya mashusho hanze ni ukugira ngo igihe bazamwica bazabona igisobanuro bavuga ati dore buriya biriya bintu hoye bashobora no kumurekura akagenda akazagwa ku muhanda ubundi bazamwicira mu nzira bati yishwe n'abantu yajyaniye abagore ariko mushiki wa perezida yari ariko urabona ko ari playboy banza umurebe ariko mushyiraho abamureba bamureba ariko nta muntu ubona basa wisha abagore benshi ariko hano uzi ko yenda gusa na wa mu kazungu asa n'akazungu hano oya buretse gato witegereze neza aba ari icyumba batubwira uyu muntu arasa n'akazungu barasada nicyo kibazo cy'abantu bakura nyine barakuriye mu bintu by'ubuvagabo bikarangira babahaye imyanya nyine barakomeza burya uko umuntu yakuze ntabwo azahinduka kuko yabaye ukomeye azakomeza kuko noneho azagira imbaraga zikora akajagari kenshi kurusha ko yari afite buriya niyo mpamvu mbabwira nti ni ngombwa ko kugira itorero n'uburyo tureramo abana bacu n'uburyo dutegura abazatuyobora biba bikwiriye kuba igikorwa cy'indashyikirwa kandi gikoranwe ubwitonzi uyu nguyu agomba kuba yarakuze nawe ari playboy nabonye se na visi perezida nawe ari uko nguko afite entourage ahinywera ibisigare afite amafaranga niba bafite bakizamo bayamufatira uyu nguyu se we icyamubuza ko atazi ikibazo ariko mu Rwanda ntabihaba buriya mu Rwanda kubera ko duteye n'igihugu cyacu ukuntu ari gito buriya mu Rwanda ikintu ukoreye Rusizi biraro w'i Kigali yakimenya buriya u Rwanda ni nk'umudugudu mu kuri kw'Imana mu Rwanda wigize gutya biragoye none se wabikinisha yabikora igihe kingana iki keretse ko mu Rwanda ukamubwira hari ibintu bimwe abantu bareba buriya amategeko mu Rwanda asa nkaho ari tafu ku buryo atemerera abantu kwigira nabi kandi aranubahirizwa bitandukanye na hariya umuntu ufite amafaranga ashobora kubaka gereza akajya afungiramo abantu apinga nose biragoye umukire kuza akavuga ati uyu nguyu mufate mufunge mu bindi bihugu ariko mu Rwanda burya waba ukize waba ukennye mwese murangana rya tegeko imbere y'amategeko cyangwa wabonye n'ikimenyimenyi wabonye umukire wihaye kuvuna umuntu karavikire ukuntu byageze yaramuhonze birarangira ariko ubugure bw'Imana hanyuma aho bitandukanye mu Rwanda buri muntu wese atinya undi avuga ko yaba ari maneko oya simbizi ariko mu Rwanda gitifu atinya mudugudu agatinya uwisibo agatinya gitifu ibyo bintu ni byiza cyane ngenda bikunda ariko hari igihe wasanga meya na gitifu bashudikanije oya gushudikana nta kibazo ariko hari ibintu bimwe ibyo bintu biturinda byo ko abantu bashobora gukora syndicate yo kugira ibintu bibi byo gushama ibintu bikangirika n'ibindi nk'ibyo ngibyo icyo mbite mu Rwanda at least mbona yuko abantu baracyafitemo ikintu cyo kubaha no gutinya amategeko kandi ni urugero rufatika niba wumva ukumva ngo former IGP yarafunzwe kandi ku bintu bitwavangwa ko atari ibintu bikomeye kesi ziri aho ngaho zo kuvuga umuntu yaragiye abwira abantu ngo mushyire amazi mu ifamu ye ibyo ngibyo akabiza ibyo handi ahubwo n'amazi y'abaturage n'umuriro byose bigiwe n'umutima nyabawuzana bakawushyira mu ifamu ye ibyo ni bikwereka ko u Rwanda ni rule of the law mu Rwanda rwose ibyo biracyahari ngo urugero rwa hafi hari undi muntu nanone mu Rwanda yes ukumva ati umuyobozi runaka bamutaye muri yombi kubera wenda basanze iwe hari igikoresho kandi ahandi usanga umuntu ukomeye n'ibintu bisanzwe ubwo nuko aba yaragitunze mu buryo bunyuranyije n'amategeko ibyo ni ukuvuga ko tujura amategeko mu Rwanda abantu baracyayubaha they are custodians
barayarinda bakanayubaha. Ikindi cyongereyeho tutajya kure, nanone gukomera k'umuntu mu Rwanda kugomba kujyana n'imbago z'amategeko. Ahandi umuntu arakomera akaba ari uba amategeko akajya munsi y'ibirenge bye. Mutabaruka nuko utaragira muri ibi bihugu byapfuye nabi, reka abantu badusuzugure ibindi bihugu uko bibaho, keretse uvuye mu Rwanda ukajya nibwo wamenya igihugu ufite uko ari cyiza n'ubwiza bwacyo ukabusobanukirwa. Ahandi gukomera k'umuntu bimushyira hejuru y'amategeko akajya munsi y'ibirenge bye. None iyo umuntu yagiye hejuru y'amategeko bisobanura ko uburenganzira bwose n'ubwe nahura na Mutabaruka muruta imbaraga azamufata aya matama yawe yacanga inshyi nushakurire ugeheze akavuga ati nagukubita nkakwicurande gahe. Kandi nta muntu kera ibintu bitaraba, nta bantu bamwe uzi b'abakire ntabura kwita. Burya umukire wese ubukire bwawe bukwiriye kubaho kugira ngo bugirire neza abandi. Niko bitekereza mu myumvire yanjye, nicyo cyane nakubwiye cya humility, sibyo? Ubundi ubukire bwawe niba budafite butuma abandi bumva ko ari igikangisho kuri bo bakaba insecure kuko ukize. Ntabwo uri umukire, uri umugome. Ibyo bintu ndashaka mbisubiremo. Niba ubukire bwawe butuma abandi babyumva bagatitira, wahanyura bakajya kwihisha munsi mu binani, ubwo bukire bwawe ntabwo ari ubukire, ni ubugome. Ubundi ubukire bwakabaye buriho abantu bakumva yuko mu by'ukuri ubafitiye akamaro. Ahandi rero hari ahantu uzasanga umukire akubwira ati ndagukubita ndanagufunga, aganatinya akubwira ati ndagufunga n'imfunguzo bazijugunye muri toilette, agahita bangura telefone. Buretse se nina ariko yagusekura akanagufunga, uzabitinyuke mu Rwanda urinde se. Nyamara yagusekura akanakujyana ahantu habi cyane. Umva shuti, keretse atari iki gihugu sinzi rwose aho byabaye, uzambwira uti umukire yakubise umuntu bimugwa amahoro yitwaje ko ari umukire, ariko sha uri mu biki yakuvuna se kugira ngo wavunnye ahubwo nakagura kagakuraho. Aba baturage baba Kagame ayiwe, uzagerageze ubukire bwawe tuzabubona, tuzagushimira ko uri umukire koko. Buretse gato umukire ahandi agahamagara ati halo muze mu mujyane, habari gani komanda, nimekuwa panajinga fulani nataka tumshughulikie kabisa. Cyangwa mo komanda akavuga ibifaransa n'iringara rivanze, bakaza bakagucakira bakagukubita muri munzenze bakagucanga ibiboko, warambonye wundi bakubitaga avuga ati mon général je suis ton fils, vraiment mon général, mon papa, mon général. Urumva mon général, ariko ndakubwiza ukuri ibyo mu Rwanda hari igihe bitashoboka. Ibyo rero tuyishimira Imana na good leadership. Leadership byo ni ikintu gikomeye, aho uburenganzira bw'umuntu tutandukanye, wenda iby'Imana n'igihugu kiba cyaraguhaye ugatunga, ariko ibyo ntibikugira umusazi. Hari abandi basara mon frère, umuntu akagufata akashimishwa no kubona bagukura amenyo, yicaye hari mu kwinywera sigari, bamukikije inzego z'umutekano arizo zimukikije, bari mu kunywa marikeri, bari mu kurya za kaviyari, bari bakubita ikiboko umukene. Muri byo bihugu za Guinea nibyo byiberayo, ariko hano mu Rwanda mon frère ngiye mbona itandukanyirizo ry'abantu, ari umuyobozi ari umuyoborwa, bose itegeko riracyabaha nivo yo kubahana no kuryubaha. Wabirengaho unaingia pale ndugu yangu. Mu Rwanda vuga ahubwo ko babikora mu ibanga. Inshuti yanjye, ibyiza niba banabikora no mu ibanga, ni byiza ko iryo banga bararigumana ntiryangize ituze rya rubanda. None se urumva abakire bangahe baba bafite amazu bishyura za maison de passage baragize ibagiro ry'abagore? Erega nkubwire kuryamana n'abagore si icyaha, bakarenza uyu ndajya unengonga bakamurenza ni 400, abandi bakabarenza ibihumbi n'ibihumbi. Ayo makuru arafite ku buryo ribu wayifasha. Ribu se nyifasha ninge mugabo wabo bagore. Erega ugomba kuba informa. Izi jambo informa icyo ari gukora Nyamirambo hari. Reka da. Informa abantu bigize ba informa hari Nyamirambo. Uzi ibintu barimo gukora abantu. Bari barakora iki? Ukajya nko kwinywera akantu cyangwa kwirira uturyo twabo. Yaba yabonye ko yafite akabati nanjye umunsi ndarya ku ikofi yawe. Utarya ku ikofi akinyabya hanze. Hamagara bati sinzi abahamagara bati cyaguze telefone n'umuntu hariya, akaza gufata imikandara bakakujyana. Uzi ibintu biri Nyamirambo hariya informa, ibyo jambo ntiringeho. Informa si ikintu kabisa. Ariko buretse gato ibintu bikomeje kuba bibi. Umwe mu bagore bagaragaye mu mavideo y'uriya mugabo yiyahuye, yapfuye urupfu rudasanzwe. Urumva bisanzwe ibyo bintu hano ndabibona kuri X, sibyo? No mushuti wanjye kandi ni true. Aragira ati one of the women involved
sibyo, in the Equatorial Guinea scandal tragically took her own life according to the reporter. Yahise yimanika. ari bwimanike gusa. Wimanitse uramuzi se? Nuko tutamugaragaza ndashaka mukwereke. Yahise rwose avuga ati kwisha maneno naondoka. Tambwe ko ari mushiki w'umunyakubahwa. Oya, agomba kuba yari umugore w'umwe ahubwo mu bavandimwe buriya muntu. Ubu se niba umuntu ajyana ikibazo n'umuyobozi runaka akabati ndakujyana mu nzererezi, akakujyana akagutamo, umva bitaniye n'ibyo ngibyo wambwiraga, ukaba uri mu nzererezi. Abacuruzi ntabwo bari gutakeje ubundi mu majyepfo avuga ati turambiye kujyanwa mu nzererezi. Uretse ko nabonye ACP Rutikanga yavuze ati nta mucuruzi ukwiye kujyanwa mu nzererezi. Iyo umuntu yageze ku rwego rw'umucuruzi igihugu kigomba kumwubaha kuko ari muri part of the production, akazi. Urumva ibyo rero hari ibintu abantu bagomba gusobanukirwa. Nufata abacuruzi bawe ukabajyana mu nzererezi uri muri ica amaguru nk'igihugu. Yes. Ibyo n'ababikora ngira ngo ubwabo ntibanasobanukiwe. Urumva ubundi kera harasobanukiwe bari abantu. Asubu nka gitifa kujyanye mu nzererezi cyangwa se komanda urumva adasobanukiwe. Burazi ingaruka bifite se. Ayewe buri gihugu komanda arakora sibyo, aratanga ituze kugira ngo igihugu gitekane, sibyo. Gitifu harimo aratanga serivisi, ariko izo serivisi zose arimo gutanga zikenewe nanone hakeneye amafaranga. Ayo mafaranga ava he rero? Nubwo avuga ati ndasora, ariko usora ibyavuye muri production cyane cyane ishingiye ku bucuruzi, kuko nta handi economy ishingiye ku bucuruzi ku isi yose. Aba rero nutangira amakosa y'ubucuruzi arahari kandi afite n'amategeko y'ahana, uramujyana mu nzererezi se abangamiye ituze rya rubanda gute? Ashobora kudatanga IBM, yes birashoboka. Ibyo ni ariko bifite uko bikurikiranwa. Hari ibihano ntibyapurikwe. Bifata umuntu ngo umujyane ujye kumutesha agaciro ujye kumushyira mu nzererezi. Ntabwo ibuka Karongi umunyamakuru bashyize mu nzererezi. Hako nanjye uriya munyamakuru nari kumushyiramo. Kubera iki? Kubera ahantu bamufatiye yasinze, harimo gusakabaka, ibintu yakoraga byakarifiyaga ko kwiriye kujya mu nzererezi. Nicyo bamuhoye se? Nicyo. Ntabwo ari cyo bamuhoye. Bamuhoye ko yaramaze iminsi ari kuvuga amakuru yabo y'amakosa bakora. Ariko nawe akayavuga ntamenye environment ari mu gukoreramo ngo amenye kwiproteja. Muri ikintu cya mbere mutabara kuzakora. Secure yourself.